Ese mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kubarasa. Kubera Pastor Robert umushumba w'itorero Gospel Sacred Church dukorera hano mu Rwanda bita Kimironko, niho dufite itorero ryacu, kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, yaba abakristo bacu mwaje tubaha ikaze mwese, mwaje kugira ngo turusheho gusangira ijambo ry'Imana. Hanyuma nawe mukurikiranye kuri YouTube bakumisha n'Imana, bizera ahamya neza ko hari ikintu Imana igiye gukora mu munsi wa none. Kugira ngo dusome ijambo ry'Imana kuri rusange mu Baheburayo 11, dusome n'umurongo wa 19. Baheburayo 11 umurongo wa 19 havuze ngo kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugabirirwa muzuzi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga kwizera. Kwizera ni iki? Abantu benshi babuze kwizera, abantu benshi bataye ibyiringiro, abantu benshi bacitse intege. Ariko ndagira ngo mbere ngo kwizera ni urufunguzo rufungura imigisha yose Satani aba yarafunze ku buzima bwawe. Urufunguzo rubasha gutesha agaciro imbaraga zose z'umwijima. Iyo udafite urufunguzo rwitwa kwizera, iteka hari utabasha kugeraho, ariko utabasha kugeraho iteka uhora ubabaye, uhora urakaye, uhora ucumuzwa n'amasezerano y'Imana. Ariko iyo ufite kwizera muri wowe, kwizera kurarema, kwizera gutesha agaciro imigambi y'abarozi, kwizera guhagarika imbaraga zose z'umwijima, kwizera. Iyo umuntu yizeye hari imbaraga zimurekura zitari nziza. Iyo umuntu yizeye hari iminyururu irekura ubuzima. Ndashaka uyu munsi wa none wowe waje guterana kandi nawe uri kuramurikirana, Imana imuha urufunguzo rwitwa kwizera. Haleluya. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ati iyo muza kuba mufite kwizera nk'akabuto ka Sinapi. Akabuto ka Sinapi ni akantu katagaragara, ni akantu kari munsi cyane y'agasabo, twa tundi abadamu bambara cyangwa two bita agasabo. Agasabo karakaramutse akabuto ka Sinapi. Akabuto ka Sinapi karahikaye hasi cyane bikagaragara. Iyo muza kuba mufite kwizera nk'akabuto ka Sinapi, mwakabwiye umusozi uveho, mwakabwiye ikibazo kigenda, mwakabwiye inyanja n'iceceke, mwakabwiye ngo indwara zisohokeho, izo ndwara zose zazo. Machi ndagira mubwira ngo intambara zose ufite zifite aho ziva, zifite n'uzohereza, zifite n'uzihagarara, zifite n'uzituma. Kandi ikindi nyuma y'ibyo byose, izo ntambara zose zifite amatwi z'uruhu. Wazibwe muzigere zagenda. Niyo mpamvu ngo Yesu bageze bari mu nyanja batsuke, barimo baratsuka, bari mu bwato bagiye kugana hakurya y'inyanja, ngo nuko ngo bageze mu nyanja mo hagati, abigishwa ngo babona umuraba uraje, babona ishuri iraje, ngo batangira kwirwanira, batangira guhana ibibazo byinshi. Ariko Yesu atambutse, atanga umuyaga uragurika, atanga inyanja iramuga, baravuga ngo ni ceceka utuze, ngo ako kanya inyanja iratunganirwa rwose. Tuzabure bandikira ku izina rya Yesu. Ndagira ngo umunsi wa none hagire ibintu bituza ku buzima bwawe. Ndagira ngo umunsi wa none hagire amajwi ataceka. Ariko birasaba ikimerera, birasaba kwizera. Imana ikwizera. Kwizera udashidikanya. Byanga byakunda ko icyo wizeye uzakibona. Byanga byakunda icyo wizeye uzacyakira. Byanga byakunda icyo wizeye uzabasha gukibona. Oh, haleluya. N'ukwizera udashidikanya. Kandi ntabwo umuntu yizera icyo abona, yizera icyo atabona. Ntabwo umuntu yizera aho abona agacu, aho yizeye ko bizanyura. Umuntu yizera nta cyerekezo, umuntu yizera nta butabazi, umuntu yizera naho abona ko bizashoboka. Oh, haleluya. Aho niho umuntu abasha kwizera akavuga ngo Imana namenye, Imana niringiye izabikora. Nubwo nta nzira mbona, nubwo abantu bantaye, nubwo mbona ko ubuzima bugoye, ariko hejuru y'imbaraga zawe hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'idashoboka hari imbaraga z'Imana. Ndagira ngo wowe unyumva aya masaha, wowe turi kumera, wowe waje mu nzu y'Imana. Ndagira ngo mu nzu y'Imana ntabwo umuntu ahapfira, ahubwo arakira. Ndagira ngo uyu munsi uko wawe reka uze kuba dusubire. Imana ihindura ubuzima bwawe, Imana ihindura amateka yawe. Nawe urikiranye urimo kwizera ijambo, urimo kurira
igihe reka Imana ihagarike ibitasi by'Imana ku buzima bwawe. Ibyo uranga Imana bizibirangike. Imana nigira ibintu ikora ku buzima bwawe bizana ibindi bishya mu izina rya Yesu. Kwizera ni ukwizera udashidikanya. Imana ishimwe cyane. Ijambo riratubwira ngo Aburahamu Imana imubwira ngo nagende ku musozi, yabonye umwana bigoye, yabonye umwana mu gihe cyo gusaza, yabonye umwana mu gihe cyo gukura kwe. Imana imaze kumubona yari afite gusa witwa Isaka. Imana irangije iramugerageza, iramubwira ngo genda ujye kumutamba mu kumwica. Ngo Aburahamu aragenda. Ijambo dusome mu Baheburayo 10:19 kuko yari yibwiye yuko naho yamwica Imana yakongera ikamusubiza neza. Haleluya. Yari yibwiye yuko naho Imana yamwica yakongera ikamusubiza umwana ari muzima. Kubera iki? Yari afite kwizera, yari afite izindi mbaraga, yari afite niyo yamumaye, ifite n'imbaraga, ifite n'ubushobozi, ifite n'ubutware ko yakongera n'umwana mutama, ariko ifite imbaraga zo kongera kumusura. Haleluya. Ngo bimuhesha imbaraga, bimuhesha kwizera, bimuhesha ibyiringiro, bimuhesha gusenga. Ngo afata umwana ajya kumutama, kandi koko ngo bahageze yari afite kwizera. Yafashe umwana aramuhambira mu cyane, ngo afashe icyuma cye cy'umutera. Imana ati Aburahamu siga ubonye kwizera kwawe. Kwizera niko kwatumye Mose yanga kwitwa umukobwa w'umuhungu wa Farawo. 24 umurongo ibice abantu baracumi na rimwe umurongo 24. Kwizera niko kwatumye Mose yanga agasuzuguro ko kwitwa kwa Farawo kandi atari kwa Farawo. Iyo ufite kwizera hari ibintu utesha agaciro, hari ibintu urambirwa, hari ibintu uhagarika, hari agasuzuguro k'abagabo usanga udakaraguye, hari agasuzuguro k'uburwayi burago, hari agasuzuguro k'ubukene, hari agasuzuguro k'indwara, hari agasuzuguro k'icya. Uravuga ati mfite kwizera Imana ishoboye byose. Yari yibwiye neza yuko Aburahamu naho yamutanga wari Imana ikongera ikamusubiza ari muzima, kandi niko byagenze. Urufunguzo rwitwa kwizera. Ndagira ngo uyu munsi wakire urufunguzo rwitwa kwizera ku buzima bwawe, mu rugo rwawe. Iyo uri umugabo iyo ufite urufunguzo rwitwa kwizera, buri ntambara zose zije mu rugo umenya uko uzijera, umenya uko uzitwara, ntabwo zigutera stress. Uraseka ukavuga ngo haleluya, ukavuga ngo yakoze neza, niyananirwa neza izazikora ibintu. Iyo uri umumama mwiza ufite kwizera, ntabwo ukamara mu rugo rwawe. Uravuga ngo yabanye nanjye cyane, uyu munsi arabana nawe, yatumye uza no tubana, yatumye nubaka, yatumye byara. Ntabwo Imana yananirwa n'iki, ukazamura kwizera, kandi Imana igusubiza mu kwizera kwacu. Haleluya. Ndakwifuriza urufunguzo rwitwa kwizera. Wa mama w'ineza ati urufunguzo rwitwa kwizera. Wa mupapa ati urufunguzo rwitwa kwizera. Wa mukobwa w'umusore ati urufunguzo rwitwa kwizera. Wa mukristo ati urufunguzo rwitwa kwizera. Ni wizera hari icyure. Ariko umuntu adafite kwizera usanga n'amasezerano Imana yamubwiye arimo aratesha agaciro, harimo aramubaza atari yavuze ko nta kwizera ufite. Iyo umuntu adafite kwizera n'Imana ikuvuze wumva ko bitashoboka. Ariko umunsi wa none ndakwifuriza urufunguzo rwitwa kwizera. Ni wizera uraza kubona igitangaza cy'Imana. Bashiki ba Lazaro bamaze kubona Yesu aje baramubwira ngo iriya wanavuga musaza wacu nawe yapfuye. Yohana 10:25 ngo Yesu arababwira ati reka unyizera nawe yapfuye azongera biba. Iyo ufite kwizera ibyapfuye birazuka. Ifite kwizera amahirwe abakibaye. Ntabwo yari gusubizwa ibyo yari yarambuye, ntabwo yari gusubizwa amahirwe yawe ya kabiri duke yaki yuko afite kwizera. Yaravuze 23:8 ngo ndajya imbere ngayibura, najya imbere y'ubusoni n'inyuma sinubwo, bari kuko bikoze isezerano. Abamubwira ngo barakubona izayira nawe n'umubiri ukanda amaso yawe niyazamuye basayo. Ndagira ngo Imana zitwa kwizera akaza muri cyangwa umurongo wa 2 yaravuze ngo erega niko yavuze abamuzimu ushoboye byose kandi akizabasha kurogoya imigambi yawe, nakibasha kurogoya Imana yakuvuzeho. Luka byitegereje igice cya 24 abamo kuko ari nashaka Imana kuguhe ntabwo Imana ijambo kuguhe mu buzima bwacu bw'abantu.
tujya tuvuga ibintu tubisohoza, tujya twemera ibintu tubikore, dukunda kuvuga tutatekereje, ariko Imana twize mbere y'uko ivuga ibanza gutekereza. Ndashaka umusoro bimenyekana ko Imana ishoboye fata urufunguzo rw'uko kwizera, iyo nyanja rwayo barutesha agaciro. Pawulo yari afite kwizera, yabwiye abakorera Mariko ngo wabashwe n'iki, ufite ubwoba bwo mufite n'iki, niko ndakubaza kuki ufite ubwoba? Hariya kumenetse abwira abakorera ngo rekana iyaturuka urupfu, iyaturiza cyane, iyasize zapfa, iyakugejeje iburayi, iyakwega ibyangombwa, iyatumye ubona afise kwicara muri icyo gihugu. Ufite ubwoba bwe ngo wabuze ibyangombwa, urabibona mu izina rya Yesu. Ngo wabuze akazi, akira akazi. Ngo wabuze iterambere, akira iterambere. Bibura ngo iyatumye ubaho, iyo ndwara irakwica, ntabwo ikikwishe. Hari Imana ikwibutse, hari Imana imukije, ndatuma gukira mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Harababwira ngo yakoze biriya naho yagira cyane, yakoze biriya naho yagira cyane, yakomeye cyane kumusira cyane, kandi ashoboye byose. Ni Imana yo kwizera, ni Imana y'imbaraga, ni Imana ifite ubutwari, ni Imana ifite ubushobozi. Ndimo ndagusaba buri munsi wakira urufunguzo witwa kwizera. Niwizera uzarama, niwizera urageramo, niwizera uragira agaciro. Akira urufunguzo rwitwa kwizera mu izina rya Yesu. Imana igumisha, Imana iguha izo mbaraga zo kwizera. Umukristo usenga afite kwizera, ajya asenga ibyo yasabye bigasohoka. Akira urufunguzo rwitwa kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Imana igumisha kandi Imana ikomeze kunezeza umutima wawe. Nawe uri hanze udukurikirana, akira imbaraga z'Imana, akira urufunguzo rwitwa kwizera, akira amahoro ava muri Kristo Yesu, akira gukira iyo ndwara mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusabira ibyo byangombwa byakira uwo mwuka w'uzerewe wo kutagira gereza ndawuhagaritse. Wowe ushaka abana, akira abana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nawe waje guterana umunsi wa none, ndakwatira ubuyobozi bw'Uwiteka. Akira urufunguzo rwitwa kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ibagirire neza. Mwari kumwe na Pastor